Sengurutse igihugu cyose mbona benshi ariko aho rirasira ni beza kuruta abandi bafite umwihariko abakobwa baho ni beza shaka umugeni mwiza ku mutima no ku mubiri. Okay, nkuko mubireba rero turi hano live kuri Radio Flash FM 94.4 89.2 95 n'ibice 7 cyangwa se turi kuri Flash TV. Nk'ibisanzwe ni kwa kundi nitwa DJ Crew ariko ndi kumwe n'icyamamare cyanjye bamwita DJ MANZI. DJ MANZI abantu benshi cyane bakunda kumubona mu mbuga nkoranyambaga, arimo atera story yibereye hanze za Uganda no mu bindi bihugu, ariko ubu none turi kumwe live hano iwacu mu Rwanda, cyane cyane Nyagatare. Urumva ni hafi ya Uganda. Hari byinshi rero byamuzanye hano mu Rwanda, hari business afite, aragenda tubwira impamvu yamuzanye mu Rwanda, aragenda tubwira amakuru ye, aragenda tubwira uko byari bimeze kugira ngo atekereze kujya Uganda, ko njyankiza yara mu Giporoso iremera. Manzi bimeze biti? Byiza bro, ni byiza amakuru yanyu se bro. So naye ndawameze neza, ni wa undi DJ Manzi utagihinduka. Uni DJ Manzi utagihinduka, nago nyansaza meze nka kamiliyoni. Umeze nka kamiliyoni ndabyumva kabisa. Manzi rero ndabizi ko twabanye hara mu Giporoso za Remera, uri mu DJ, nyuma uza kumbwira ngo wageze Uganda urabireka ujya mu bintu byo gucuruza ibintu by'aba DJs, ama rene, ama mix ni meza cyane. Manzi tubwire muri make, uri hano mu Rwanda se waje gukora iki, bimeze bite? Yaman ubu mfite company yitwa MM Media, ncuruza ibintu byinshi, ncuruza controllers, tuza CD players n'ibindi byinshi, amarenes, mixers, byose mushaka ibintu bya DJ byose. So nkaba mfite abafans banje cyangwa customer banje naje kureba ina, ariko ndashaka gufungura ishami rimwe rya MM Media hano muri Nyagatare. Nabonye Nyagatare imeze neza, uko imyizi mbese ariko imeze neza, nabonye imeze neza. MM Media ni shami, sinzi ushobora gusobanura mu Kinyarwanda kugira ngo babisobanukirwe neza. Ese ni bira byuma byawo wacuruzaga se ni bimeze bite? Ni MM Media ni company yanjye, ni company yanjye icuruza ibintu byo gucuranga, nta kintu DJs, turntable controllers, players, CD players, turntable, ibintu byose amareni, mixer. So company yanjye ikora icuruza ibyo bintu yitwa MM Media. MM Media bisobanuye Manzi M, ikindi indi sura yitwa Media M. Manzi rero bakunze kumbwira ko ukunda guhenda, nakunze kuguhuza n'abakiriya bo za Mozambique, ngira ngo za Maputo na hano mu Rwanda, ariko ibyuma byawe ngo birahenze. No kubera ntago bihenze ugereranyije nibyo n'ahandi, ntago bihenze. Mbiterwa ku buryo mfite mu byiciro bibiri. Mfitemo UK used, nkagiramo brand new niyo ngerageza guhenda, ariko UK used iri ku giciro cyo hasi. Ariko aje usanga UK used ari yandi zazi control nziza cyane zikomeye, bikaba ngombwa kuyongera ibiciro biterwa n'uburyo mba nabifashe nanjye, mba nabiranguyemo. Yamani tukirangwaho Manzi uri umunyarwanda, ese wageze Uganda baguha ubwene gihugu, bimeze bitisobanura bari kureba ikiganiro turi kugirana nayo cya originali kiri buze gutambuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hano mu Rwanda, bimeze bite? Bamaye ubwene gihugu, ndi umugande, ariko ntabwo binkwiye ko ndi umunyarwanda, nkunda u Rwanda rwanjye, ndi umunyarwanda kandi utavangiye, ndi umunyarwanda n'ubwo semba mu gihugu, ariko ntabwo nibagirwa igihugu cyanjye nubwo mba mu mahanga. President wacu Paul Kagame dukunda cyane yaravuze ngo nubugiye ahandi, nubudi mu mahanga ntuzibagirwe iwanyu, nubu mahanga ntuzibagirwe iwanyu, nibwo wakora amafaranga zirikane ko u Rwanda ari iwanyu. So ngewe mu Rwanda ni iwacu, nibwo bwose nabonye ubwene gihugu, ariko ndi umunyarwanda kandi nkunda u Rwanda rwanjye ruba ku mutima wanjye. Manzi uragenda tubwira bimwe na bimwe tugenda tubicoca. Ese Manzi uracyari umusiribateri, bimeze bite se? Ufite abana, ufite umugore? Ndabizi ko aba DJ mukunda kugira abagore benshi, bimeze bite? Tubwire, ubwira nabari kureba ikiganiro live. Ase status zanjye zo ngizo, kandi se utangiye kuza muri star ako DJ Crew wabaye ute ba? Utangiye kuzana status zanjye. Yamane reka sinahisha buryo abana n'umugisha, mfite abana babiri nababye ku bagore batandukanye, ariko ngiye gufata decision
nje kurongora nje ku mwaka nje kuba mfite umugore wanjye umugore anyumi rwose niyubatse ariko umugore nawe anyubake burya iyo utagize umugore ntago gutera imbere man. Uyu mwaka tuvuge kugiye gushira umuntu mu mago umwana mu mago byemewe n'amategeko bimeze uzaterura bimeze bite? Byemewe n'amategeko nzamwishyura nzamwubahisha iwabo nanjye banyubahe. Manzi, bibaye byiza cyane kuba tuhuye, twayaga dukunda kuvugana, nkashaka kuba nagukoresha interview uri Uganda ariko none turi kumwe live. Ese mu by'ukuri i Bugande tubwiza ukuri, wahagiriye ubuzima bwiza, wahagiriye ubuzima bubi, benshi bagiye Uganda bakavuga ngo nago byagenze neza, tubwire bimeze bite wowe Uganda ukihagira? Yaman. So abantu ntabwo bagira imigisha imwe, hari abagenda bakamererwa nabi, hari abagenda bakamererwa neza. Mu by'ukuri nge sinshaka kuvema Imana yampaye umugisha, Imana yanshize urucanshwe rwayo ngira umugisha. Umugani bwamfashe neza, ubugani ni bwiza, ubugani bwambere bwiza. Ako kankoze kose karagenda. Urabona ko mfite imodoka, naguze imodoka, navuye nta modoka mfite imodoka. N'ibindi mfite business itandukanye. Ngo mfite media, nkagira Tours and Travel, mfite company y'ubukerarugendo, nkagira company gucuruza ibyuma nk'ibyo ngibyo. Nje ntacyo navema Imana, ubugana bwamfashe neza pe bite uko navuye inaha. None nk'aba DJ bari kureba kino kiganiro kuri Flash TV Celebs Magazine, wababwira mu by'ukuri se music ya Uganda yinjiza kurenza mu Rwanda bimeze bite? Aba DJ ba Uganda nibo babona amafaranga kurenza binaha mu gihugu cy'u Rwanda. Yamane, rero ikintu yakoze cyane kumbaza aho hantu, entertainment y'Ubugande iri hejuru cyane. Nibwo bari underground, nibwo yakubita concert iritabirwa kandi abantu bo mu Bugande bakunda music, bakunda music kandi bakunda music wabo. Niba wareba umugande wese nibwo bari underground asohoye indirimbo imwe agomba kwibatsa inzu mu kwezi kumwe. Showbiz ya hano mu Rwanda, showbiz ya Uganda, nkawe Manzi twabanye igihe kinini hano mu Rwanda, tubirimo cyane mu club mumeze bite? Ese guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru wanyu bimeze bite? Guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru hano mu Rwanda bitandukanye gute? Guhera muri weekend gushyuha cyangwa se mu minsi isanzwe? Numvishe ko Uganda bahera ku wa mbere kugeza ku cyumweru bakubita music yaho ntigihagarara, nkuko basohora indirimbo buri munsi nako bakora show buri munsi. Ariko mu gihe twega hano mu Rwanda tubishyira muri weekend bimeze bite? Buri gihe cyose yaba ari concert barayikubita, yaba ari kuwa kabiri ari kuwa gatatu, biterwa n'uburyo bapuranize nuza zabo bakoze bivuge mu Kigande ibirango cyangwa se bakoze publicité y'ibintu byabo. Rero nibwo byari kuwa mbere, nibwo byari kuwa kabiri, nibwo byari kuwa gatatu, rwose ni vibe irafata cyane, vibe yayo mbebe haravibura. Ubona showbiz yaho music abapolisi ntago babizi, abayobozi baho kuri showbiz nta kibazo babangamira ku bantu bategura amasho yaho? Ndakubwiza ukuri kose, nta muyobozi ubangamira umuntu hariya, nta muyobozi, nta mupolisi ubangamira umuntu wa music hariya, ntago bibaho. Kuko yukoze concert umuntu hasi abonamo, wa muntu ucuruza nabonamo, ucuruza kimwe cyose cyo hasi abonamo kuba aracuruzaga akanguka. Rero nta mupolisi ushobora kuza ngo cyetse uzi kutasabye uburenganzira nuza yitwa KCCA ishinzwe umujyi cyangwa se ishinzwe ibintu by'imisoro, ntago bajya babangamirwa, habe namba nta muntu wa music ari ubangamirwa. Polisi irabarinda ibiha security, ibindi bose bagakora ibyo bashatse. Aba DJ bo mu Rwanda, aba DJ ba Uganda, urabaha iyi message mu buryo bwo gukora, kuko we warakoze ndabona warateye imbere. By the way nanjye uranansize by the way. Nese urumva maze gutera imbere, ufite company ufite company, ufite ibintu byuma nkubona uracuruza ibyuma byinshi kandi ari amarena arahenda, zira turntable zirahenda. Ndabizi ko twe twatangiye kuzikoresha zigera naha ziduhenze cyane. Ubundi wabigenje gute? Wahuye n'umuntu aguha za miliyari bimeze bite? Urabona kugira inshuti ni byiza. Hari umwana umugande yitwa Mike, naye turakorana. Mike niwe wampaye capital, natangiye kuri yamaye controller, yamaye player ebyiri nizo nahereyeho. Mushuti wanjye wangu uko ngera ncuruza nkagena nangure 3 nkaranguranye nkagera nzamuka boroboro, naratangire kuri ebyiri. Rero mu ebyiri nizo zatumye ngira shop yanjye nkanjye nk'umuntu
then uwo mwana w'umugande n'umwana w'inshuti yanjye niyo wanzamuye wangira urukundo turazamukana amereze byina intangirira aho ngaho nk'umuntu. Michael katugushime cyane ugomeza unagira neza ugirira abantu neza ni byiza cyane nawe neza uzayisanga mbere manzi tugira ku musozo wakibutsa abantu noneho M yawe uburyo ikora n'uburyo ushaka kwikora ese amashami urashaka kuyashinga he ese bimeze bite abatari basobanukirwa kampani yawe urabasobanura gute mu magambo twihuse? Ndagira ngo mpa ubwenge aba DJ nicyo kintu cya mbere kora ukore ureka kujya inyuma jya imbere kandi ubona scratch zanze cyangwa ucuranga mu bari byanze kora ubwenge nkuko nanjye nacuranga mu bari ariko nakoze ubwenge ntabwo nyicuranga mu bari rero niba byanze gerageza buryo ucuruza ibyuma nkuko nanjye ncuruza utera imbere icya kabiri reka kureba akazi kamwe konyine ngo niko ugomba gushingiraho uhindure n'ahandi ugomba gutera imbere icya kabiri nkanjye mfite M media ndashaka gupanga ikintu cyitwa bato Nyagatare ahandi Kampala ndenda kuzana abadije b'Bugande wacu mbahuze n'abahanga njya warabibonye bato muherutse gukoresha umuntu warabibonye yari ishyushye kutaki 30 nibwo yabaye so ndenda gukora bato nkafata abahanga Nyagatare n'aba Kampala nkareba uzatsindwa nzashire igihembo cya CD player ebyiri payer nishireho na reni yayo uzatsinda nishireho na miliyoni ebyiri z'amagane sinza amafaranga y'inaha nicyo kintu ushaka gupanga ina niyo kintu cyanazanye cyane kugira ngo ndebe se hano hari movement imezite kugira ngo nipangire ibintu byanye hano nzabizane muri n'abadije benshi cyane ahangaha abari kutureba bari kureba kino kiganiro manzi arimo kugira avuga ko agiye gutegura bato ese manzi babyitege nka ryari mu mezi ari angahe ni imbere kumwe bimeze bite mu mezi nk'atatu ungiye kuya ndebe ngiye gusubira Kampala ntegura ibintu byanye neza nzagaruke wenu tuzakurana nzangusunikirwa kimwe cyose nka updates zose then bakuna kunyandikira kuri za WhatsApp sinabona mukura namba zanjye ariko ndabashimira cyane support yanyu abashaka ku mu rugane bavuga kumajya cyangwa ashaka kungurira ibikoresho byanjye ndabazirikanye yuko ngiye kujya ibiciro bigiye kujya hasi kandi abazirikanye yuko murabona ko unje none iwanyu mu Rwanda nje no kuri Radio Flash FM ndabasaba mwongere muze kandi cyakandi ndashaka gufungura ishama hangaha mu buramanzi reka tugushimira cyane kuba uduhaye umwanya tukaba tuganiriye manzi kandi ndanishimye ko twari twaranaburanye bada we unsurize abana bawe ariko abagore ntago wababambwiye abagore nabyaye abagore batandukanye babiri wone nenda kubya mudere ngo bahagaza mubone DJ Crew uriya ni wewe ndagushyira mu mago ndagushyira mu mago ndamukunda cyane I love you ndagukunda cyane my wife so ibindi nyarutse tugira kandi murakoze cyane Imana ibongere urakoze cyane manzi chance bazi umusore w'iyi minsi kudashinga urugo akagusubiza agira ati abakobwa b'umutima barabuze ese mwababuriye hehe waje nkabarangira aho banyampinga bari kandi b'umutima aho banyampinga bari kandi b'umutima